Hello, muraho neza mumeze mute twongeye kubaha ikaze abantu bose mudukurikiye kuri First Service Podcast. Tubahaye karibu cyane ku bantu badacikwa n'ibiganiro bya buri munsi. Babantu kabisa bahora bategereje muri abantu bacu cyane kandi turabyishimira uko kudushyigikira no gukomeza kwiga mwigana natwe. Nawe uje bwa mbere ni karibu cyane, kora subscribe, nurangiza kureba kino kiganiro usubira inyuma urebe n'ibindi byose byatambutse utagira amahirwe yo kureba. Dukomeze tujyane mu murongo umwe. Ni karibu. Urakoze cyane. Nanjye mbahaye ikaze ku biganiro byacu tubagezaho byiza cyane kandi mutugaragariza ko mukunda. Yaravuze ku kintu cyo gusubscribinga. Nubuto uri aho ngaho hasi utukura gusa ukandaho rimwe gusa. Nta kigoye kirimo. Urabukanda ukaba uriyandikishije kuri channel. Ibiganiro byose ukazaza ubibona kandi si ugukanda ubwo buto gusa bukikijwe n'akazogera kari ku ruhande nakwiuga kanzeho ukemeza handitse ngo all cyangwa se ndagira mu Gifaransa ni tu nimba ari tu. Uzozobona ibiganiro byose. Ni subscribers ama sabone. Noneho kukazogera hari tu cyangwa all, niba ari tu cyangwa niba ari tu tesinzi abazi Gifaransa cyane. Nuko nguko rero tubahaye ikaze uyu munsi mu kiganiro ciza tugiye gukora. Sawa, abantu bazi Gifaransa baratubwira. Gifaransa kigira uburyo kigoyemo. Ni karibu cyane rero muri session y'uyu munsi. Ni session ntekereza ko iri a bit interesting. Kubera ko ni urumva nyine ibintu tuvuga ntekereza ko ari ubushakashatsi umuntu akora. Wenda se ukaba washyiramo experience zawe ibindi bimwe utaranabibona ariko nyine kubera ubwo bushakashatsi ukabona aho birimo biragana. Kandi ni byiza gukora ubushakashatsi kuko ndatekereza ko igituma yenda tuba turi aha ngaha abandi yaravuze ngo tuba turi intumwa za rubanda. Turi intumwa za rubanda kubera ko tuzi kuko hari umuntu ashobora kubona umwanya wo kuja gukora ubwo bushakashatsi kubera ko ari busy, ariko twebwe kubera ko bisa naho ari intego cyangwa se ari umuhamagaro wacu tukagenda tukagukorera ubwo bushakashatsi twarangiza tukabukuzanira bwuzuye. Nuko nguko. So rero uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu twakwita nka stages mu Kinyarwanda. Ni ibyiciro cyangwa se inzego. Ijambo ryari ryose amahanga abiri rirafite. Nakuvuga ngo tugiye kuvuga kuri stages za mariage, za marriages, like uko nyine zigenda zikura, mbese ukuntu ibintu bigenda bihinduka nyine mu rushako. Izi nzego cyangwa se izi stages ntago bivuze ngo iya mbere ngo imara igihe kingana iki. Bamwe bamushobora kuyimaraho amezi abiri, abandi bakayimaramo imyaka 2, abandi bakayimaramo imyaka 5, nyine ntekereza ko it's all about intentionality. Biterwa n'ubwoko bw'abo bantu cyangwa se imiyoborere yabo y'urugo rwabo nako cyane cyane imiterere yabo nishobora gutuma stage imwe bayitindaho kandi bahagombye kwivaho cyangwa bakayivaho vuba bahagombye kwitindaho. Bitewe n'abantu abaribo biratandukanye. So rero stage ya mbere nyine mu rugo abantu bakibana bakunze kwita ko ari n'undi twese niko tubyita abantu iyo bamaze gukora ubukwe ngo bari muri honeymoon. Mu by'ukuri abenshi nyine hari ukuntu bayifata bakayigira nk'aho ari igihe runaka se ibyumweru cyangwa amezi. Abenshi iryo zina barishyiraho bitewe n'aho hariya ni amafaranga bavuzwe. Hariya ni amafaranga kubera ko impamvu ari amafaranga ahantu uragenda ukahatura cyangwa se ukahaba aho ugiye gukorera honeymoon bitewe n'amafaranga wagenye ko uzahagira. Benshi rero iyo bavuye hariya bagiye bishuye amafaranga bavuga ko honeymoon irangiye. Ariko rero mu by'ukuri kiba kivuzwa aho ngaho si amafaranga, ni beyond that ngaho ubwo bankutubwira nyine. So rero iyo stage ya mbere ya honeymoon nkuko yarabisobanuye neza ntago igaragazwa
naho mwagiye kwizihiza cyangwa se kuruhukira nyuma y'ubukwe nubwo wenda akenshi ariko tubivuga no kuvuga ngo ni ca gihe muba murimo ni periode runaka ni igihe muba murimo muracyabanye murishimiranye ku rwego kabisa ruri hejuru cyane biba bigoye kubona amakosa y'undi muntu muba mufite navuga ko muba mufite ibibazo bike simply because urabona ibyishimo byose bizanwa no gutegura kubana n'umuntu no gutegura ubukwe nta struggle nyinshi muba mufite so rero ugasanga icyo gihe abantu barakenjoyinga cyane ntekereza ko n'imibiri yacu uburyo yakiramo ibintu nyine biterwa n'uko mu mutwe yaba hameze ntekereza ko umuntu aba yishimye ku rwego cyane rwiza kabisa ugasanga nyine benshi nibo bajya bavuga ngo n'ahandi ngo abantu ngo babeshyanye ngo umugabo akajya abeshya umugore ngo nimba wenda ya periode twavuze hano umuntu yaramujyanye ahantu runaka ngo akamubwira ngo buri mwaka nzajya nkujyana ahangaha kandi nawe mwaba mufite amafaranga mwaba mutayafite ukabyemera utamukweshoninze kabisa ni ukuvuga ngo ni igihe kibamwo amasezerano menshi aho umuntu ashobora gusezeranya undi ibintu gusa bitewe n'amarangamutima ari hejuru cyane undi nawe akemera ntacyo ashingiyeho atamubajije abona koko bizashoboka so mu by'ukuri iyo stage ni nziza cyane kubera ko nubwo wenda turi buze kuvuga izindi stage ariko nubwo dushobora kuvuga ngo wenda ngo ni igihe kiyobewe n'amarangamutima cyane ariko nabyo ni byiza kuko nyine muri ntago wayisimbuka ni ukuvuga ngo niko bitangira bimeze ndetse ahubwo dusubiye inyuma gatoya mukiri mu gihe cya fiyansaye cyangwa se kudetinga niho bihera umuntu aza gusezeranya ibintu utekereza ko bitazanabaho noneho kubera ko muhita mukora ubukwe muvuye muri iyo stage mugahita mukomezanya wa mwuka hari aho nababwiye ngo umuntu yagaze ashiramo amayinite agashira uhabaza ngo ese ngo wariye kandi uko turi mu bashinzwe kumugaburira turi no mu bashinzwe no kumenya amasaha uwo muntu agomba kuriraho ariko mu by'ukuri ukamubaza ngo wariye niba utarajya ukamwumva nyine bigiye ko kubabaza wakwihanganya wambari ukarya ukamusaba imbabazi ngo wambari ukarya ariko nyine uwo mwuka ni ukuvuga ngo kuri iyo stage ya mbere turimo kuvuga mutira hano muba muvuye mukawinjirana noneho muri iyo stage ya mbere ya honeymoon so rero nk'uko twahereyeho tubivuga iyo stage ntago igomba kumara igihe runaka ntago ari icyumweru kimwe wenda bitewe n'aho mwabashije kujya kwizihiriza nyuma y'ubukwe ntago mubigizemo ari ibintu mwagambiriye ni stage nyine ushobora kumara igihe kirekire even more than 5 years also bitewe nyine n'igihe mwagambiriye kubera ko ntekereza ko no mu zindi stage zose ziri buze zitandukanye iyo ngiyo iramutse ibuze izindi nazo byagorana nta gisenzi kabisa byagorana cyane ariko hari ukuntu birikora byanga bikunda mwobora mukagira ngufi bitewe n'aya miterere yanyu twavuze ariko mu by'ukuri ko abantu bashobora kuyigiraho abatayigize ubwo sinzi ukuntu twavuga byaba bimeze nimba yenda haba harimo ikindi kibazo ariko ibigomba kubaho nk'uko twari tubivuze hano imbere hatangira abantu baza bashiraho bije akabati ngewe ndumva tuzaja nyuma y'ubukwe abageni bacu twabateguriye ko bazaja kuruhukira Mombasa barabategurira cyangwa nimwe mwitegurira muritegurira ariko kandi mufite n'abashinzwe kubategurira bazaho muzaja n'ico gihe kati abantu bacu twabateguriye ko bazaja Mombasa cyangwa bazaja Zanzibar cyangwa bazaja muri China bitewe n'ubushobozi cyangwa muri Amerika noneho rero aho ngaho rero haba hitaweho kureba hari amafaranga runaka bishuye ahuye n'iminsi runaka iyo minsi ishize mu by'ukuri ntago honeymoon bavuze ko ishize hashize gusa aho mwari mwagiye kwitangiriza amafaranga yanyu mwari mwahashoye nyine ajyanye n'ubushobozi bwanyu ayo ngayo yo aho mwayilonshingiye niho muvuye ariko kuba muvuyeho ntibivuze ko yashize mu by'ukuri so rero tubitandukanye kandi tubonye ko ari ibintu biba kuri kapo iyo ariyo yose iyo stage barayigira niyo mpamvu hari wayise stage ya mbere yo ni stage ya mbere ni stage nziza ni stage abantu bakunda kwita ngo niyo kudreaminga nyine muba mutuje iba mwibyishimo ariko hari ikosa ribamo sorry kuguca mu ijambo hari ikosa ribamo ariko ntekereza ko atari ikosa abantu bakora babishaka hari ukuntu iyo muyirimo muba muri ahantu hasa n'ahari isole cyangwa se muri isolated muri ahantu hamwembi noneho mukumva murashaka abantu babasura
mukumva mukeneye abantu baza kubasura bakagira gute, ariko abahanga mu bushakashatsi twakoze bavuga ko atari byiza ko muhita mugira abantu babasura mutarabanza mwebwe ubwanyu nyine kuyibamo no kuyifiringa, nyine kubanza kuyiha igihe cyayo. noneho rero ngiye nabonye twagaza dukora ubukwe, abo twakoreye ubukwe rimwe ukayimaramo icyumweru, cyangwa se uwakabije yimaragamo icyumweru, abandi iminsi n'abandi 3. Mu by'ukuri ndabona bigusekeje nyine ikosa ribamo mu cyumweru cya kabiri warayivuyemo ugahita utangira guhamagara inshuti zawe ngo nizize kugusura. Urumva wowe tayari wishizemo ku isa niyarangiye. Noneho ngaho akaba havukaga ya makosa yuko muhise mwivanga n'abandi bantu mutarabanza kuenjoyinga iyo time no gusobanukirwa icada, mumenye ngo bimeze gutya, uyu mwanya ni mwiza kabisa, mubanze muwumve muri mwebwe. Iyo niryo kosa ntekeza rizarikorwa kuri no ntambwe ya mbere. Ni ukuvuga ngo wenda iryo kosa mu by'ukuri riraba, nubwo wenda dushobora kuba turirebeye muri ubwo buryo buto bwa ya minsi twavuze yagenwe, ariko noneho like nitudescribinga iyi honeymoon ntituyivuge nka nyine aho bakunda abantu bavuga ngo ni icyumweru kimwe ngo na mbese turimo turashaka kuyita stage y'ubuzima. Ntago ari igihe runaka, ntago ari event iri bukurikire ikintu runaka. Kuba bikundiye ibaye lifetime ubwo nyine byaba ariho. Mbese tuyivuge nk'ikintu ikidescribinga nyine urundi rugendo mwagiyemo, atari ukuvuga ngo ni processing y'ubukwe ngo burangiye ngo ibyo nyine biraba kandi birasanzwe, ariko mbese turashaka kwerekana like urwo rugendo abantu bacamo uko bigenda. Ntekereza ko icyo kintu wari uvuze cyo gushaka nk'ababahuza niko navuga, mu by'ukuri ntabwo ari byiza, kubera ko muri icyo gihe mukiri ku discoveringa nyine mukeneye umwanya wanyu. Kandi nk'uko twavuze ni ngombwa ko abantu bose buri kapo yose yabanye experiencing kino gihe, kuko nimugira ibyo mu misinga mufite izindi stage mugiye kujamo, kandi zisaba ko muba mwaraciye kuri iriya ko muba muri strong hariya kugira ngo n'izindi mubashe kuzicamo. So iyo ngiyo reka tube tuyirekeye aho ngaho, ariko ndatekereza wenda ko yumvikanye. Ni igihe abantu babishimye bafite amarangamutima menshi ari kubayobora mu bintu byose kandi byiza, kandi nyine ni ingenzi ko abantu bayicamo. Iya kabiri ntekereza ko ari ni stage bavuga ko ari ya drama na disappointments, na ubwo wenda nshatse kandi amagambo mbishyiramo ni ukuvuga ngo ni none ni cya gihe utangira kubona umuntu like wanyawe. Twavuze ko icya mbere mwari muri mu marangamutima, which is good, ibintu byose byari biri kuza nyine bigaragara byoroshye bimeze neza. None rero mugeze muri cya gihe abantu ubona umuntu kabisa mu isura yose, atari uko yabiguhisha wenda kugira ngo abiguhishe, nyine ari uko niko nyine ibintu biba bigomba kumera. Urumva urugero ugasanga wenda nimba wowe uri umugabo washatse ufite expectations z'uko mu gitondo umugore wenda azajya abyuka by 8 saa 2 akaba yaguteguriye wenda ibyo kurya bya mu gitondo, kandi mwese mufite utuzi. None rero ugasanga wenda muri hani mu nyine ko mwari mwibemereye ko kundi yarabikoze. None iyo stage indigezeho murabyutse muravuga ati se kutateguye ibyo kurya bya mu gitondo, akubwira ati bimeze bituri kubona ntarimo mfite ibindi utategura nawe mfite ibindi ndimo, kandi ntabivuge kuko akwanze gusa nyine ni ya reality niko ari mariyumva, mbese akubwiye uko ari marabyumva muri we. Ati se kuki ushaka ngo utegurira ntufite umwanya wewe wabiteguye, you know, tukagenda cyangwa twaraza gushaka icyo urya uri mu kazi. Urwo n'urugero ntanze. Ni ya stage noneho utangira kubona nimba like umugore wawe nimba muri cya yindi ya mbere hari ukuntu yagutindiraga muri fiancé ntubigire big deal, noneho hano yamara iminota 10 arimo arisiga yagutinza. Ubwo rugero dukunda gutanga ewana ukaba warakara kabisuka rakarumuka mubwira ibintu mugatongana, kubera ko nyine mu by'ukuri nyine niko umuntu aba ameze, nibyo biba biri mu muntu, sibyo? So rero ntekereza ko iyo stage ibaho cyane, ahubwo hari ikintu ntekereza nubwo wenda nawe uri buze kuyivugaho. Ndimo ndasoma zino ntambwe cyangwa se inzego uko ushobora kubyita kose, natekereje ko abantu benshi batandukana bashobora kuba bajya nyine bananirwa kuri iyi stage ya kabiri.
iya mbere hose ku bantu hose yenda kuba uniforme ija gusa kuko iyi ya kabiri mu by'ukuri iragoye kandi kwa kundi twavuze ngo bino bintu izino stage mu by'ukuri nta gihe runaka kiri ugomba kuzimaraho bamwe mushobora kuyimaraho umwaka abandi nimba ari nk'ingi ya drama na adjustments na disappointments n'ibindi byose mushobora kuyimaraho n'amezi nangahe bitewe n'uko nyine mwabaye maso mwabonye uko ibintu bimeze. Okay. Kuri iyi ntambwe nk'uko n'ubundi ubisobanuye ni intambwe ntekereza ko wari utangiye kubivuga wari uvuze ko ari rwo ruhande abantu benshi bashobora kuba bananirirwamo ariko kandi biba defined uburyo umuntu umwe azabasha guhura n'izo disappointment cyangwa ibintu atari yiteguye ko bishoboka akabona birashoboka akabona biranashobora kubaho no mu rugo nk'ibyo bintu wari uvuze ubuzi ngo tuzaza dusohoka buri wa gatandatu ubuzi ngo ibyo ni weekend mo kugenda mvuga ubuzi ngo zazuzuka usange hari amazi ashushe acumba umwotsi ubuzi ngo zazuzuka usange yenda inkweto bazogeje ugiye ku kazi ariko noneho navuga ko iriya stage ya mbere ibisa n'irimo ibintu byinshi niba mvuga ngo bitari ukuri sinzi ukuntu nabivuga ariko ni nkako kuko utangira gufesinga reality y'ibintu kubera ko uriya muntu aba yaramaze kera ku kwisanzuraho ataguhereza side zimwe asa naho yazikabirije kugira ngo ubone ahari ko ari mwiza cyane agatangira noneho kugufesinga uko yiyumva uko ari akaba ari ko aguha kuri no stage ya kabiri rero hari igihe amazi uhita uzuka uyiteguye ugasanga ntayahari wabyuka nanone usanga urukweto batarunyujijeho akantu kandi ugiye kugenda navuga yuko rero kuri ino ntambwe ya kabiri ariho ukuri gutangira kugaragara mbese ni hahandi uhura n'ikintu utari witeguye ko gishobora kubaho ariko imbaraga zicihanganira donc imbaraga zatuma ukibamo kandi ukemera ko icyo kintu gishoboka nanone birava kuri iriya stage ya mbere uyu muntu wawe wari umukunze cyane wari witeguye no kuba wakwakira ikintu kitari icyo ashobora gukora noneho abatayitindaho ntekereza ko abatayitindaho ni abantu baba basa n'ababyiteguye cyangwa se bari strong muri iriya ntambwe twarangije kuvuga. So rero ni uko nyine iyo stage yo gufesinga umuntu uko ari kandi mu by'ukuri sintekereza ko ari ikintu kibi kubera ko urumva ntaba yanabigambiriye urumva iyo wigambirira kutakugirira neza mu by'ukuri ko ni umuntu ugukunda ni umuntu ugukunda ariko noneho bita bimubaho akumva noneho atake yakora ikintu asa n'uvunika ahubwo aragikora kuko ariko biri muri we urumva ntekereza ko ari kwa kundi nyine ubukunze umuntu ukumva ushaka kuba wowe ukumva ushaka gukora ibintu uko ubyumva kandi mu by'ukuri n'ubundi nko twagiye tubivuga ntabwo twe-expectinga ko ubwo mugiye kubana muzaba mwumva ibintu kimwe 100%. So ni hahandi nyine usanga mbese umuntu ashobora gutekereza ingero none ntizihite ziza ariko mwese murazizi bya bintu wumvaga utari uzi ko nyine umuntu ashobora gukora ariko ugasanga arabikora noneho ukibaza se mana yanjye uyu muntu kuki mubwira ikintu uyu munsi ejo akongera akagisubiramo kubera ko uyu muntu mubwira ikintu uyu munsi nkabona ntacyo bimubwiye nyine niko ameze wa muntu. So iyo stage rero mu by'ukuri iragoye abantu nicyo twari twavuze ngo igihe muyimaraho biterwa nanone n'uburyo mwabaye maso n'uburyo mwamenye ikibazo gihari muramutse rero mutamenye nyine ko bihari ngo mumenye ko nyine ari iyo ntambwe muriho mumenye ko buri wese arimo aragaragaza uko ari n'undi ari kugaragaza uko ari kandi buri wese uhabwo wogira ngo arahindutse wowe kwa moyibeshwa mugira ngo umuntu arahindutse ko ugira ngo yahindutse kuko abari gukora ibintu utari uzi ko ashobora gukora utari uzi ko bishobora kumuturukamo kandi nk'uko twavuze n'ubundi mu rushako ntago uza ngo ugume ukuri ngo nanjye ngume uko ndi gusa nyine 100%. So rero muba mukiri muri hantu ho kurwana n'intambara zo mu bitekerezo se uyu muntu iki kintu kweri cyo gikora gutya kuki abyumva gutya kuki atekereza gutya ugasanga nyine ibyo biragorana rero birahita bitujyana ku ntambwe yindi ya gatatu. Intambwe ya gatatu ni ukuvuga ngo noneho niya ntambwe wamaze kubona za drama za wa muntu wamaze kubona ibintu biriya bintu byose byagiye bigutungura uri disappointed uri noneho hakaza rero iyindi ntambwe ya gatatu yo kugira gute yo kwa adjustinga
no gutangira noneho kumenya ko biriya byabaye bitari ibintu birenze cyane. So kuvuga ngo bitari birenze, urabimenya ko bihari, ahubwo noneho ntekereza no ko utangira noneho kumenya umuntu. Ukavuga ngo okay, ni ukuvuga ngo ngewe nk'umugabo nari nkunze ko mu gitondo nzajya mzuka ngasanga icayi gihiye. Ariko bitewe nuko wenda umugore wanjye ajya ku kazi saa 9:30 akaba agomba kubyuka agakora iki n'iki akitegura akagira gute, ni ukuvuga ngo noneho nanjye menye ko nzajya mbyuka nimba ari icyayi nkaba nanakibategura cyangwa se nkakitegurira icyo ndi bujyane. Si ukuvuga ko nyine ibintu warabonye ko watekereje nabi, ibyo watekereje cyangwa se ibyo wizeraga bishobora kuba bikiri ukuri, ariko noneho ukagera aho ubona ko hari bimwe uri bureke ya compromise tuvuga, hari bimwe uri bureke wari unakunze kugira ngo noneho mutangire kamugendere hamwe. Hariya mu kuba wabona umuntu yarimo arakora ibintu wese ku giti cye uko abyumva, ariko noneho hano urimo uriga ibyo mushobora gukorera hamwe for the sake y'umuryango wanyu nyine kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Nkaba nzi ngo nimba nyine kwisiga iminota 10 cyangwa 15 tugiye nk'ahantu bikageraho ngo ukerereza ari ikintu gishobora kuba big deal. Ubwo ikizabaho ngaho it's either nshobora kugerageza kubikosora cyangwa se wowe ubikorerwa ukavuga ati uyu mugore ndabizi nyine ntago tuzasohoka mu nzu atisize, ni ukuvuga ngo uyu mugore azisiga, ahubwo wenda icyo nzajya mufasha sinzi nimba nzajya mubyutsa kare, sinzi nimba nzajya mugira gute, ariko igihe ari cyo nuko ibi ngibi ari ibintu bizagumaho. Okay, gutangira kubitekereza icyo tutavuze kuri iriya ntambwe yindi, izo disappointment ziba muri iriya ntambwe dusoje haba harimo na conflict. Ni ukuvuga ngo n'amakimbirane nyine bene utudukeya dutangira kuzamo, ariko noneho kumenya ko ariko kubimenya mbere ko ari stage wakagombye gucamo, bigatuma muri iyi yindi kurikira mwinjira muri stage noneho yo kumenya, kuko ibi bikubayeho hano kuri no stage ya kabiri tuvuze ubusa n'ucanganyikiwe, noneho kuri no ya gatatu ugasa noneho n'umuntu utangiye gutekereza byari ngombwa ko hari amaca, noneho ari amakosa yatangiye kujyaba ko nyine nabonye ko ariko bimeze nk'uko waruvuze ati umuntu ni ngombwa ko yisiga, ahubwo noneho najya mubyutsa mbere. Urumva ko hatangiye kuzamo inzira zo gukemura icateza n'amakimbirane, noneho ugatangira kubyavoidinga no gushaka inzira ibikosora, haba nubwo zarabaye ugatangira gushaka inzira ibikosora. Donc ugatangira gusobanukirwa umuntu wawe kuri every stage cyangwa se kuri buri kimwe cyose mugenda mucamo. Tubyite ngo ni ibitangaza cyangwa ngo ubone ngo umuntu yaguhindutse, nta muntu uba waguhindutse, ni ahantu gusaba agomba guca, wowe kubisobanukirwa ko yakagombye kuhaca, bigahita bitangira kuguha imitekerereze yo kuvuga ni ngombwa ko umuntu mumenya, ngatangira noneho gushaka ibisubizo mbere yuko ikibaye cyose ahubwo caza gituma mubona nk'ibintu bidasanzwe. Ntigereza ko nanone igituma iyo stage ya gatatu mushobora kuyinjiramo, of course nyine mwamenye ko ku ya kabiri hari ikibazo umuntu wese arimo arakora ikintu mu nyungu ze uko abyumva, ari reckless, atitaye ku rundi ruhande, ndimo ndakora ibintu, ndimo ndafata imyanzuro ntitaye kuko si ukuvuga ko ntabyitayeho, ahubwo sindimo ndatekereza wenda uko wowe biri bukumerere ukuri bubyakira. Nanone no stage ya gatatu rero yo gutangira kuba noneho wabona ibintu no kugambirira, ntekereza ko itizwe imbaraga na ya communication duhora tuvuga, kwa kuganira mukavuga atari ko yewe hari ibintu rero umaze iminsi ukora, nabonye hari ukuntu ibintu ko yatese buriya iyo habaye nk'ikintu wenda iyo tutumvikanye n'urugero ukaba wavugira hejuru kuri uru rwego ubona bimeze bite. Noneho rero iyo stage ya gatatu ugatangira kugenda umenyesha mugenzi wawe ibyo wabonye utashimye, nawe akakubwira ibyo yabonye atashimye, nyine yifuza ko wakosora. Ntabwo biri guaranteed ko bizahita bikosoka, ariko nyine igitanga umuti ni uko noneho buri wese yamenye icyo mugenzi we amwifuzamo nica amutegerejemo, kandi kwa kundi babwiye umuntu ibyo umwifuzamo nimba bimubwiye kandi ukabona mu by'ukuri koko yagambiriye kubikora, ariko uragerageje ubwa mbere bwa kabiri biranze, ntihahandi uvuga ati wa mugani kino kintu cyo kuzaza yisiga iminota 15 birashoboka ko bitazakunda, ahubwo azajya abyuka kare. Hari indi nzira yacakemukamo, ahubwo azajya abyuka kare. Nibwo utangira kuvuga ati wa mugani uyu muntu rero kumupangisha wenda gahunda z'aya masaha ndabona nyine bidakunda. Hari igitekerezo kwitegura ivyo bintu ni byiza cyane, no gutangira kwakira yuko ari stage zagomba kubaho ni byiza, kuko hari ibintu biba bigateza saga mu rugo
kandi biri muri izo stage wahagombye kumenya ko icyo kintu wakagombye kuba wizera cyangwa se wemera ko ari iyo stage muzayicamo. Hari igitekerezo abantu batanze kivuga ko umudamu umwe n'umugabo we barashakanye, barangije gushakana, ngo aho babika korogate cyangwa umuti w'amenyo, none umwe ngo akazayikanda hagati, uwundi nawe ngo akayikanda neza agenda ayizamura neza. Kandi ibyo simbona ko ari ikibazo bitewe gusa n'ahantu umuntu yakuriye. Sinotekereza uko nza nkanda korogate ngo niko nawe uzoza uyikande, ahubwo mwakumvikana uburyo muzaza muyikanda, ariko mutarabyumvikana ntibiba bigiye ku cyangwa mukanzura kuko buri wese azayikanda ntacyo bizangiza, cyangwa mukanzura kuko buri wese azayikanda biri nomo, kuko n'ubundi ntitwarerewe ahantu hamwe, n'uyikanda uhereye hejuru nje nkayikanda mpereye hagati nta kibazo. Noneho ngo bamare barabipfa, ngo bamare kwipfa abantu bazabivuga bavuga yuko nyine bashaka nko gutanga isomo rivuga yuko utuntu dutera amakimbirane mu rugo tuba ari utuntu duto duto, ariko de facto yuko no kubyumva ubwabyo bigora abantu. Noneho wewe nk'umugabo ugiye gukemura ico kibazo, nimba ari umugore wayikanze uko utasanzwe uyikanda, waje kugikemura ukagikemura uhamwereka uburyo bwawe ko ari bwo bwiza, ahubwo ntumubwire ati burya erego nuko birashoboka yuko umuntu ashobora no gukanda korogate gutya sinari mbizi, washaka namubwira ati jewe ko bino ko ndabona bimbangamiye nyine si uko namenyereye ko bikorwa, ariko nta kibazo dukomeza. Tibibe yishu yo kwama mugenda ngo abantu ngo barabipfuye pe, abandi nabo ngo bigeze gupfa nyine ngo ahimbe binyuze. N'udutekereza abantu bagenda batanga, umwe ngo inyuza undi ngo inyuza aha, barahaguruka baragwana mu nzu, ikibazo kiraba. Ariko ico wenda nticinjemo cyane, nari ngaragaje uru rugero rutoya. ni ukuvuga ngo mu by'ukuri aho hantu nyine abantu batabaye maso ngo baganire, urumva, kuko nyine ufite ibintu mu busanzwe, mfite ibintu byanjye wowe ushobora kubona ukabona wowe si kubitekereza, ntago ubona ariko byakagombye kugenda, ntunabikunda, bimwe biranakurakaza ku rwego ruri hejuru. Rero ahangaha ni hahandi nyine muvuga ati ABCD bimeze gutya, n'undi akavuga ati bimeze gutya, noneho mukamenya nimba ndi buve muri side yawe nkaza mu yanjye, nimba uri buve mu yawe ukaza mu yanjye, nimba ari ikintu turi bukireke completely, you know, cyangwa se nugasezeranya mugenzi wawe kugiye no guhinduka ugatangira ukagira ukabikora. Rero iyo stage nkuko twari tubivuze, navuze ngo abantu birashoboka ko batandukanira kuri stage ya kabiri yo kuba wabona umuntu uwo ari we akwiyereka kabisa ko ibintu byose ntacyo yishisha. Ariko noneho rero ni ukuvuga ngo iya gatatu kuyigeraho ni nka win, kuko muba mwamenya aho ikibazo kiri, sibyo? Ni muba mwatangiye noneho kugenda mukemura ibintu. N'ubundi nari ngiye guhindura umwanzuro wanjye ko abantu bashobora kuba batandukanira ku ya gatatu, ariko mbonye n'ubundi ari iya kabiri, kuko iya gatatu yo muba mwatangiye kubona umucyo. Ni ku ya kabiri, kubera ko ku ya kabiri abantu bahatandukanira kubera iki, cyangwa ayo makapo ahatandukanira kubera iki? Ahatandukanira kubera ko hariho swate n'ibintu bibiri, bamwe bisanzemo ubushobozi bwo kwihanganira za disappointment zihari, barazirenga, abandi nabo byabananiye kwihangana ku buryo noneho babona buri kantu kamwe kaba yatarakiteguye kagahita kabyara amakimbirane, bakaba stuck kuri ya ntambwe. Ndetse ahubwo abonga ntekereza ko no muzo bati abantu benshi batindaho niyo ngiyo, kubera ko kuyirenga bisaba izindi mbaraga, bisaba kumenya umuntu wawe, bisaba kuba warasobanukiwe, kuba maso, mukamenya ko iki kibazo cyabaye kitari ngombwa, tugomba kurenga iyi stage kuko hari izindi nziza ziri imbere zidutegereje. Ni nkako nabyita ni ku ya kabiri niho urumva ku ya kabiri niho ari ikibazo. Ya gatatu muba mwatangiye kubona umucyo, niko nabivuga. So iya gatatu niyo yo gukemura ibibazo n'ibiki, noneho hakaza stage ya kane. Ntekereza ko ari nziza kabisa cyane. Ni ukuvuga ngo stage ya kane ya communication mwagiranye muri stage ya gatatu, ibyo umwe yavuze ko areka undi ibyo yavuze ko areka, inshuro mwagiye mwicara, noneho ya kane rero uburi secure. Uvuga ati uyu muntu ewana ndamuzi 100%, uyu muntu nuwamumbaza ndamuzi. Umuntu navuga ngo dufite inama saa moya, nzabaseka mabwiye ati mufite inama saa moya nande, n'umugore wanjye ati iyo nama rwose iyo nama izoba saa 3, ndabakomeje rwose umugore wanjye ntagiye inama saa moya. Umaze ni handi umuntu aba amaze kumenya undi 100%,
haba muri behaviors ziwe inziza n'imbi byose umaze kubimenya. Iyo nama wari uvuze ya saa moya uzuyibimurira ibitekerezo ukababwira ngo iraba saa 3 bakaguseka ariko nyine ubizi kwiriwe saa 3 bikaja kurangira ibane saa 3 kuko umuntu n'uwawe uramuzi uramusobanura. Nubwo ngo none batangiye kumenya umuntu ni twabyita ko ari acceptance. Hari ukumumenya hari no kumwakira. Hari ukumwakira bya bindi nyine ubona bidafite icyo bigutwaye nka hari agastori dukunda gutanga ko kwegeranya ibintu ko kuzinga imyenda kuko kwegeranya ibintu nyine ukuntu ari ikintu wenda twavuga ko cyatugoye mbere kubera ko nabonaga nyine ndi kubitunganya wowe ukaza usa nkaho imyenda ni ikibazo utari kubibona ko itunganye utari murabibona ko itunganyije nyine wenda ukaba wayihandling ukundi. Rero no ni ya stage umenye ngo uyu muntu like iki ngiki aragikora gutya arareactinga gutya ntago ndi expecting itandukanye n'iki ngiki muri we. Ibyo rero bikora iki muri wowe? Biguha amahoro bikongera bonde yanyu na mugenzi wawe umuha amahoro cyane mukumva murasabanye muri zo characters zanyu mbi n'inziza mumaze kumenya mukama murasabana urumva tuza nyine utakikikanga ikintu cyacu cyose. Urumva nimba mbere wari expecting ko tuva mu nzu saa moya n'urugero urumva iyo bitabaga twaratunganaga. Noneho rero ugeze ku rwego uziko ntago nyine bizakunda ntago tuzayisohoka. Rero bamwanya wo gutongana turebe turi kwiganira twisekera kuko urabizi ko icyo kintu ntago kiri bubi cyangwa se urabizi ko icyo kintu kiraba. Rero byongera bond uko kwakira umuntu no kwemerana. Noneho hari stage ya 5 mu bushakashatsi nakoze none bivuga ko ariyo kabisa no ya stage ya commitment uvuga ngo uyu muntu ndamukunze no matter what ibi ibi ndabishoboye kubyihanganira. Bakavuga ko ngo ariyo ishobora noneho kuba yazana urukundo twakwita ko ruri real kubera ko bwa mbere yego umuntu bumukunze ariko nyine waramukunze ushingiye ku bintu bito utazi. Waramukunze umukundiye kubyiza gusa. No hano hivanzemo n'ibindi utari witeguye kuri la stage ya 2. Warabibonye byose urayungurura kabisa. Noneho rero aho ngaho haza hasa naho hari original kubera ko noneho havanzemo ibyiza nibibe ariko ushoboye kugira ute kwihanganira cyangwa se sino kwihangana wenda ngo like I feel bad nyine ni ibintu wabonye warabyakiriye kabisa ntacyo bigutwaye ni ibintu nyine like urabishoboye ushobora gukorera nyine muri ibyo bintu ntibigire icyo bigutwara. So iyo stage rero bavuga ko ari stage nziza abantu experiencing urukundo kabisa nyarwo kuko urese abari aho twakwita ngo ni iyo nubwo izabasanga muri 50 urukundo ruziyongera cyane. Abantu ngaba bari kuri point twakwita ko ari ya rest ubutuje umuntu wawe kabisa ntacyo bigutwaye. Noneho nkahita nibaza ikibazo turi ku iyi stage turi ku ya 3 ego yo kudiscoveringa no kugira turi kuri stage ya 3 ngewe niko natekereza turi ku ya 3 kandi ko mvugishije ukuri kwanje ubwo ngubwo yenda nawe ufite ukuri wabibonye ariko mu maoni yanje mugani baba abakobwa bagira cyane imwe ngo ni debut niba ari debut bazavuga ngo mu mboni za debut. Ubwo rero nanje mu mboni za mu mahinguka mu mboni zanje kabisa mbonye ko tushobora kuba turi kuri stage ya 3. Ariko stage ya 3 niyo kukominika no no gukemura amakimbirane n'ibindi kuko iya 2 yo ndi sure ko twayirenze. Anye ndumva ariho turi ku ya 3 turimo turava mu ya 3 tujye mu ya 4 like ya 3 ni ibintu byiza. So rero iki kiganiro ntimugikunze izi stage mugikunze yemwe nyine bashobora kugikunda ariko amushobora ko ukibona wese ari cyo kiri bumwigishe. Mutubwire muri comment mutubwire mwebwe mwirebye ku muryango utwo twitanzeho urugero nk'ako turi kubaganiriza buri bose bazarebe basuzume imibereho yabo bazabasha guhita bamenya muri kuyihe stage niyihe yabagoye niyihe mwatinzeho. Ariko tukira tutararangiza hari ikintu kimwe ngira ngo nyine dutsindagire no kuvuga ngo zino stage zose ya 2 igoye ya 3 ibintu bitangiye kumera neza like urimo murabivuganaho ya 4 noneho wabyakiriye byose ariko nyine stage ya mbere nubwo abantu bayivaho twibuke ko na hantu ushobora kudeciding ukavuga ngo ahangaha
tuzahamara igihe runaka cyangwa se ntituzahava yewe mwagira na bya bibazo bindi na za ntambara zindi ariko mukaba mufite indi percentage iri stable irimo irava kuri ya stage ya mbere ntabwo ari in fact ntabwo ari ibintu biyivaho ahubwo ni ukuvuga ngo yo nibwo buzima bukorera muri zino zindi zose niho mukura donc ni ukuvuga ngo iriya honeymoon nimba ari ikintu cyabaho kigashira sibyo biba bisobanuye ko icyitwa familiarity cyangwa se ikintu cyitwa ngo mwari mukundana ariko cyaje kugenda naho kirushwa imbaraga n'ibindi kugera ahubwo gikamuka mu buzima kigashira ariko impamvu stage ya mbere ifite imbaraga mwaba muri kuri stage ya kabiri haba hagomba kubamo ibikorwa nubwo muhura n'ibibagerageza ariko haba hagomba kubamo imbaraga zivuye muri stage ya mbere z'uko murakundana kandi mugomba no kubyerekana ko mukundana mukimuka ku ya gatatu naho hagenda hazamo imbaraga z'iya mbere hose iyo igenda igaragara twakwifuriza abantu hose b'inshuti zacu cyangwa se ko iriya stage ya mbere izagaragara kuzageza mugeze kuri stage ya nyuma so nuko rero reka duhinira aha mutubwire kapo yanyu muri kubona muri kuyihe stage niki kirimo kirabagora muri comment bandike ko aho bageze nihe mwatinze se niki kibagora ibi byose zino ntambwe zose kugira ngo uzimenye munazisohokemo cyangwa se mubashe gutransitioninga mujya mu yindi nuko muba maso nuko muba intentional nuko muganira ku bintu nuko buri wese yirebaho kuko nimba ari gishobora gukura ku ntambwe ya kabiri y'intonganye n'iki ukajya mu ya gatatu nuko bibaje tese ibi bintu kuki duhora tubipfa buri munsi urumva hari igitekerezo waba wagize muri wowe kikaba kingurira undi muryango so abantu rero babana hari ibintu nyine bajya bavuga mu cyongereza ngo marriage works ariko nyine you have to make it work ntabwo uzagenda ngo wicare akantu ka nyuma umugore utunze cyangwa umugabo utunze rero nivuga ngo utunze birasona nabi umugore mubana cyangwa umugabo mubana nimba ugira imbaraga zo kumwihanganira mu bintu iriya stage ya mbere akaba ari irusha imbaraga ibindi uwo muntu n'uwawe 100%. ariko nimba uzona hari umuntu utunga ariko ukashaka imbaraga zo kumwihanganira muri wowe ukumva biranze aho harimo ikibazo gikomeye sinobabwira mu mutandukane ariko kandi umuntu utokwihanganira urumva harimo nyine akuntu bitameze neza mubana amahoro kandi neza ariko stage ya mbere abantu bayitindeho ni nziza so ikiganiro reka tugihinira ha mu sharing mu subscribing mu commenting nyabona mutubwire muri kuyihe stage murifuza kugera he muri iki kirimo kirabagora kandi nubona commenting abikugoye uzocumve gusa na subscribing uzocumve gusa na subscribing twe tuzabyishimira nta kibazo murakoze nawe utaha